Muraho neza mwese bakunzi ba Duhugurane Ikinyarwanda. Reka mbagwe ibyano bakunzi bakadasohoka bari i Rwanda, abari mu mbibi z'uru Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi hobe. Amambere rero nk'uko dusanzwe tuganira hano kuri uru rubuga, tubagezaho inshoberamahanga, tukabagezaho imigani isobanuye, tukabagezaho utwandiko dusekeje, ndetse tukabagezaho n'insigamigani twigiramo byinshi nk'amateka n'umuco by'abatubanjirije. Uyu munsi rero ndi bugaruke ku inshoberamahanga duherukana mu cyumweru gishize, kugira ngo dukomeze duhugurane ku magambo aboneye anoze twakoresha mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero tubahaye ikaze. Uyu munsi ndi bubagezeho nanone inshoberamahanga 10 kugira ngo tugende tuzoga runono maze tuzimenye ndetse tumenye no kuzikoresha. Inshoberamahanga ya mbere iragira iti: gufata umuntu bidateye kabiri. Gufata umuntu bidateye kabiri, burya umuntu akoresheje iyo nshoberamahanga cyangwa se iyo mvugo aba ashaka kuvuga ko yatahuye umuntu bidatinze. Gufata umuntu bidateye kabiri ni ugutahura umuntu bidatinze. Inshoberamahanga ya kabiri: guha umuntu akato. Iyi ngiyi rwose iyi ngiyi irasanzwe, abenshi barayizi, ni ukumunena. Iyo uhaye umuntu akato uba umunena. Iya gatatu: guhata inzira ibirenge. Iyo bavuze ngo umuntu yahase inzira ibirenge, bishatse kuvuga ko ari ukugenda urugendo rurerure, cyangwa se mu ijambo rimwe dukunda gukoresha ijambo bita gukabuza. Inshoberamahanga ya kane iragira iti: gukanja amanwa. Ntabwo abantu bose bakanja amanwa ari abagabo. Hari n'igihe n'igitsina gore kigira giti yakanja amanwa, igihe yafashe ku kananwa yibazabaza byinshi. Ibi bishatse kuvuga iki? Gukanja amanwa bishatse kuvuga ko ari igihe umuntu yakozwe n'isoni. Gukanja amanwa ni ugukorwa n'isoni, cyangwa se kurigata mu bihanga. Hari igihe uzumva umuntu avuga atebya ngo namuvugisha cyangwa se namubajije iki n'iki, arigata mu bihanga. Kurigata mu bihanga nabyo bisobanura gukorwa n'isoni. Gukinga ikibaba. Gukinga ikibaba birumvikana cyane, bivuze guhishira umuntu ku makosa yabayeho. Noneho inshoberamahanga ya gatanu iragira iti: kuba kwibere. Rwose twebwe abavuka rurimi birumvikana cyane. Iyo umuntu ari kwibere nuko aba ahabwa buri kimwe cyose kandi mu gihe kiri cyo, mu gihe cyiza. Bivuga gutona. Kuba kwibere bisobanura gutona. Hari igihe umuntu uzajya wumva ashyenga avuga ngo aterega nari hariya mu nama, ati ni njye wari uri kwibere, cyangwa se ati nabaga nka wa mwana usasirwa bucuke. Gusasirwa bucuke ni ukwitabwaho. Kuba kwibere aribyo bisobanura gutona. Inshoberamahanga ya gatandatu iragira iti: gukurura ikirizo.
iyi mvugo rwose irasanzwe mu banyeshuri barayizi. Iyo bavuga ngo kanaka yakuruye ikirizo, ako kanya bahita kuvuga ko yabaye uwa nyuma. Wahitaga wumva ako kanya ko rwose ari we wa nyuma. Gukurura ikirizo rero ni ukuba uwa nyuma. Iya karindwi iragira iti gucurira uburemba. Gucurira uburemba ni ugushyira umuntu mu kaga. Gucurira uburemba ni ugushyira umuntu mu kaga. Inshoberamahanga ya karindwi iragira iti gusera igahanga. Wenda iyi ngiyi yabikomeyeho gatoya. Gusera igahanga ni hahandi uzabona umuntu afite umujinya bitewe n'ikintu wamukoreye, noneho ukabona umutwe urabyimbye, imitsi irireze mu gahanga, ariko ntibigaragare neza mu maso cyangwa se ntanabigaragaze abivuga cyangwa se agira icyo akora. Iki gihe rero gusera igahanga ni ukurakara ariko ntubigaragaze, ahubwo bikigaragarira mu buryo ureba, mu buryo nibura agahanga kawe kameze cyangwa se umutwe umeze. Mbese ni ukurakara bikagaragazwa n'uburyo ureba utabivuze. Gusera igahanga ni ukurakara ntubigaragaze. Iya karindwi iragira iti kurya ibyatsi. Kurya ibyatsi n'ahandi twabonye nko gukanja amanwa ni ugukorwa n'isoni, ni ukubura icyo uvuga. Iya munani iragira iti gufumbira umunaba. Gufumbira umunaba ni ugupfa, ni ukujya iwacu. Iya cyenda iragira iti gutwika umubaribari. Gutwika umubaribari ni ugukwirakwiza inkuru. Gutwika umubari ni ugukwirakwiza inkuru. Iya cumi ari nayo ya nyuma, kurenga umurere. Iyo umuntu arenze umurere byaba wenda ari ijambo ritagikoreshwa cyane cyane kuko yakoreshwaga ku rutara cyangwa se ku gitanda. Ubu ngubu umuntu yakwita ku gitanda. Rero ngo kurenga umurere ni ugusambanya nyokobuja. Ngo yarenze umurere. Yarenze umurere bavuga ku rutara, ariko umuryango yabagaho nibura uri ahajya aho umwami yabaga yararaga, cyangwa se aho umutware yararaga, cyangwa se n'aho umuntu ukomeye uguhatse yabaga arara. Rero warenga uwo murere uba ugana ku gitanda cyangwa se ugana ku rutara. Bikaba byaravuga ko ari uko waba washatse gusambanya nyokobuja. Rero bayifatiyeho bahise bayifatira aho ngaho, bagira bati kurenga umurere ni ugusambanya nyokobuja. Ahangaha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu cyibanze ku nshoberamahanga. Hagize iyo udasobanukiwe wayandika mu bitekerezo maze tukayigarukaho cyangwa se tukayigusobanurira mu buryo bwimbitse. Ngaho rero murakoze cyane, mugire impera z'icyumweru nziza. Mwari kumwe na Ntacyo Rutimana Alexandre.